Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo nakuzwe. None ku itariki enye z'ukwezi kwa 10 ni cyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Tukaba tunahimbaza umunsi mukuru wa mutagatifu Mama Fausta, wabaye intumwa n'umunyamabanga w'impuhwe z'Imana. Mu gatabo ke Petit Journal yagiye aganira na Yezu, maze ibyo baganiriye akabyandika. Nyagasani yaramubwiye ati, mwana wanjye, mpa abantu, menya ko inshingano yawe ari yo kunzanira abantu ukoresheje isengesho no kwigomwa, ndetse no kubashishikariza kwiringira impuhwe zanjye. Nibyo koko, hamwe na mutagatifu Francisco wasize nawe duhimbaza uyu munsi, dukeneye kugarukira Imana, dukeneye kuba intumwa z'impuhwe z'Imana, ariko ibyo ngibyo tukabigeraho tubanje kuzakira. Ni koko turi umuzabibu uhora nk'uko amasomo abigarukaho, ariko turi wa muzabibu utera imbuto. Pawulo mutagatifu aratugira inama y'uburyo tugomba kwera izo mbuto kubw'imbaraga duhabwa na Yezu Kristo. Aragira ati, ntimugire ikibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, muyisenga, muyinginga, munayishimira. Maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yezu. Nibyo koko, iyo umuntu yitekerejeho, iyo umuntu azirikanye amasomo nk'aya, abona ko ari umuzabibu utarumbuka. Rimwe na rimwe bigatuma umuntu ahagarika umutima, bigatuma umuntu agira ubwoba, ariko kandi Imana irahari kugira ngo idukize. Imana ni umubyeyi nyir'impuhwe, yiteguye kuduha imbaraga ngo tubashe kwera imbuto. Reka rero muri aka kanya tuzirikane aya masomo, isomo ku rindi, twumve icyo liturujia iduteganyirije, twumve icyo Imana itwifuzaho inyuze ku ijambo ryayo. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Reka ndirimbire inshuti yanjye indirimbo yo nkunda n'iy'umuzabibu we. Inkoramutima yanjye yari ifite umuzabibu ku musozi urumbuka, atabira ubutaka abukuramo amabuye, abuteramo ingemwe z'indobanure. Hagati mu muzabibu yubakamo umunara, acukuramo n'urwengero. Yizeraga ko uzera imbuto nziza, ariko wera imbuto mbi. None rero abaturage b'i Yerusalemu, namwe bantu bo muri Yuda, nimunkiranure n'umuzabibu wanjye. Icyo nagombaga gukorera umuzabibu wanjye nkaba ntaragikoze ni iki? Ko nari mwitezeho imbuto nziza, ni kuki weze imbuto mbi? Reka rero mbabwire uko nzagenzereza umuzabibu wanjye. Nzawambura uruzitiro maze wonwe, nsenye urukuta rwawo bawunyukanyuke. Nzawureka ube ikigunda, ntuzicigwa cyangwa ngo uhingirwe, uzameremo amahwa n'imifatangwe, nzabuze n'ibicu kuwugushaho imvura. Umuzabibu uhoraho, umugaba w'ingabo, ni inzu ya Isiraheli. Ingemwe z'indobanure yakundaga zikaba abantu bo muri Yuda.
yarabatezeho ubutungane none baratemagurana, yarabategerejeho ubutabera none abatishoboye baracura imiborogo. Ivanjiri yo yanditswe na Matayo, umutwe wa 21. Yezu atwereka umugani w'abanyamizabibu b'abahotozi. Yezu aragira ati mwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararizi, awatira abahinzi maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta abambere ubwinshi, nabo bagenza batyo. Hanyuma abatumaho umwana we yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi babonye umwana we barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice, maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata bamwigiza hirya y'imizabibu baramwica. Aho nyir'imizabibu azahindukirira, azagenzereza ate abo bahinzi? Baramusubiza bati, abo batindi azabica urw'abagome, maze imizabibu ye ayatira abandi bahinzi, bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Nuko Yezu arababwira ati, ntimwigeze musoma mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta? Icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza. Nicyo gituma mbabwira nti, ingoma y'Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ingoma y'Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Isomo rya kabiri dusanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 4, umurongo wa 6 kugera ku wa 9. Pawulo aragira ati, ntimugire ikibahagarika umutima, ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose muyisenga, muyinginga munayishimira, maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yezu. Ahasigaye bavandimwe, icyitwa icy'ukuri cyose, kimwe n'igikwiye kubahwa, igitunganye, itagira inenge, igikwiye gukundwa no kuratwa, mbese icyitwa ingeso nziza cyose, kandi gikwiriye ishimwe, aba ari cyo muharanira. Ibyo nabigishije kandi mwamenye, mwemeye, ibyo mwanyumvanye kandi mwambonanye, mujye mubikora, maze Imana y'amahoro izahorane namwe. Bavandimwe, dore icyumweru uhora tugeneye kugira ngo adukangure, atwereke ko icyo yaturemeye tutagikora uko bikwiye, kandi we ntacyo ataba yadukoreye. Nk'uko twabyumvishe mu isomo rya mbere, icyo nagombaga gukorera umuzabibu wanjye nkaba ntaragikoze ni iki? Kuki weza imbuto mbi? Nyir'umuzabibu arafata umwanzuro ukomeye, umwanzuro uzagira ingaruka
ku muzabibu harimo kuwambura uruzitiro kugira ngo wonwe, gusenya urukuta rwabo bakawunyukanyuka, kureka ukaba ikigunda ntibawuhingire, kandi akabuza ibicu kuzongera kuwugushaho imvura ukundi. Iri somo uryumvise wagira ngo ntabwo ari wo bwirwa, nyamara ni wowe ni jyewe tubwirwa uyu munsi. Nk'uko babisobanuye, umuzabibu uhoraho ni inzu ya Isiraheli, ingemwe z'indobanure yakundaga n'abantu bo muri Yuda. Uyu munsi Isiraheli ni twebwe, uyu munsi Yuda ni twebwe. Turi indobanure ku bw'abatisimu. Yezu aradukunda cyane, yadushyize ukwacu ku ruhande kugira ngo tumukorere. Aho icyaha giherereye rero ni aha ngaha. Yarabatezeho ubutungane, none baratemagurana. Yarabategerejeho ubutabera, none abatishoboye baracura imiborogo. Twebwe duteze amatwi iri jambo ry'Imana duhagaze gute? Ese twera imbuto z'ubutungane Imana idushakaho, cyangwa hagati yacu ni intambara z'urudaca nk'izo twumvise mu ivanjiri? Turicana, turambura iby'abandi, ntabwo dusubiza ibyo badutije, ntabwo twishyura amadeni twahawe, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ese koko duharanira ubutabera? Ntawe turenganya, ntawe duhuguza. Aho dutuye ntawe urara inzara kandi dufite ibyo kurya, nta wambaye ubusa kandi dufite ubushobozi bwo kumwambika. Bavandimwe, aho mu rugo iwanyu, muri famiye, ntabwo mutemagurana, ntabwo mushihana. Babyeyi, mugabo n'umugore, muhagaze gute mu rugo iwanyu? Muhagaze gute mu mubano wanyu n'abana? Bana, mubanye gute n'ababyeyi banyu, cyangwa mubanye gute n'abaturanyi ndetse n'abandi mukorana? Iyo umuntu rero yisuzumye atihenze, asanga rwose nta mbuto yera, imbuto Imana ishaka. Ariko kandi nubwo Imana itabona imbuto, Imana ni umubyeyi, ikomeza kwihangana, ni umubyeyi w'impuhwe. Tumusabe atubabarire maze aduhe kwera imbuto atwifuzaho. Nk'uko Pawulo mutagatifu yanabigarutseho, dusabe kumva nyine icyo atubwira, kudacika intege, kudahagarika umutima, ahubwo umuntu akamenyesha Imana icyo ashaka, icyo akeneye cyose. Ibyo bikabera mu isengesho, mu gutakamba, ariko kandi no kumenya gushimira Imana. Uko umuntu ari kose, uba uri umunyabyaha, uba ukiranuka, uko uri kose, nk'uko Pawulo abivuga, ubikesha ingabire y'Imana. Bityo amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima no mu bitekerezo byanyu muri Kristo Yezu. Bavandimwe, nitudahinduka, nimudahinduka, ingoma y'Imana muzayinyagwa maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Nibyo koko, muri ibi bihe abanyamizabibu b'abahotozi babaye benshi. Yezu yagize ati nimwumve undi mugani. Umugani ugana kariho. Ibi ngibi biriho. Nyir'umurima watira abahinzi maze akigendera. Yakohereza abagaragu be inshuro ebyiri bakabagirira nabi, bamwe bakabica. Yakohereza umwana we
azi ko ntacyo bazamutwara, nabo bakamugambanira kuko bari bazi ko ari we muzungura. Muri iki gihe cyacu abantu basigaye banga kwishyura ibyo bagomba bagenzi babo, basigaye banga kwishyura icyatamurima, ntibagishaka kwishyura amakode y'amazu ukagira ngo nyir'inzu ntiyayubatse. Abantu basigaye baragizwa amatungo ntibazaziture, ukagira ngo itungo yararigabiwe. Ariko kandi nk'uko ivanjiri bigarutseho, abantu bazi kwicira urubanza. Abo batindi azabica urw'abagome, maze imizabibu ye ayatire abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Bavandimwe, natwe Imana yaratwatiye igihe yaduhaga ubuzima. Imana hari icyo tuyigomba. Nibyo rwose, ubuzima dufite ni igishoro, ni umurima Imana yatwatiye. Dukeneye gutanga icyatamurima. Imana yatwatiye igihe tubatizwa, itwatira igihe dushyingirwa, itwatira igihe duhawe amasakaramentu anyuranye nk'ubusaseridoti. Twihatire rero kwera imbuto kugira ngo ibyo twahawe tutazabinyagwa. Ingoma y'Imana iri hagati muri twe, tuyikorere n'imbaraga zacu zose, kandi kubw'amasengesho ya Bikira Mariya umwamikazi w'impuhwe, kubw'amasengesho ya Mutagatifu Mama Faustina, n'amasengesho y'abatagatifu Francisco Assise duhimbaza uyu munsi, amasengesho ya Bikira Mariya Mutagatifu n'aya Papa Yohani Paulo wa II atugirira akamaro kugira ngo tubashe kwera imbuto z'ubutungane. Nyagasani aturinde ubu n'iteka ryose. Amen.